Hello friends, ni ukuvuga nyuma ya video zose tumaze iminsi dukora z'ukuntu wahuza Instagram yawe na Facebook yawe, ukuntu wahuza TikTok na YouTube channel yawe, bityo bikorohera abantu bagusuye kuri site imwe cyangwa se kuri social media imwe, bikaborohera kujya ku yindi, bityo ukazamura abagukurikira kuri site zose. Hanyuma umuntu yarambaje ngo noneho se ni gute wafata YouTube channel yawe ukayihuza n'ama social media yose ukoresha. Nukuvuga ngo ugafata nimba ari Facebook ukayihuza na YouTube channel yawe, nimba ari TikTok ukayihuza na YouTube channel yawe, nimba ari website ufite ukayihuza na YouTube channel yawe, nimba ari Instagram ukayihuza na YouTube channel yawe, nimba ari Telegram, icyo ari cyo cyose social media yose ukoresha ugashobora kuyihuza na YouTube channel yawe. Ibyo bintu rero byorohera abantu, kuko igihe cyose umuntu ari kuri YouTube channel yawe akaza gukanda kuri about yawe, ahita yoroherwa kubona uburyo ari bugukurikire, nimba ashaka kugukurikira kuri Instagram, kuri Facebook, kuri TikTok cyangwa Telegram cyangwa se n'ahandi hantu hose ushaka kumurangira. Ni ukuvuga ngo bihita bimworohera, agakandaho agahita agusangaho, bityo bikarangira agukurikiye ahantu hose. Muri video rero nicyo kintu ngiye kubereka guys. Nimba uri mushyashya nawe ibintu wari ubikeneye, kora subscribe, fungura inzogera, hanyuma tujye tubana mu zindi video. Icyo niyemeje ni kimwe, icyifuzo cyanyu ni itegeko kuri njye. Start small, think big. Yewe reka dutangire. Ikuntu rero tubitangira, turabitangira twitonze. Urabanza umenye ngo ubundi kugira ngo bihuzwe ibi bintu bisaba iki. Ikintu bisaba cya mbere rero nuko ubanza kuba ufite amalinki y'ayo ma social medias yawe yose. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo ayo malinki y'ama social medias yawe yabone, ugiye gukurikiza izi steps ngiye kukwereka. Iya mbere, urabanza ufate amalinki y'ama social medias yose ukoresha uyakopiye. Urabikora gute rero? Twagiye ukuntu bikora. Nimba wumva ushaka kuza guhuza TikTok yawe na YouTube yawe, tugiye kubanza dufate amalinki. Urabanza urebe, turanza dufate amalinki y'ama social media yose dushaka gukoresha. Urabanza urebe kufitemo aka kantu k'aka notebook muri telefone yawe, muri telefone yawe, aka kantu k'aka notebook ugomba kuba ugafitemo. Hanyuma amara kukabonaho ukagakandaho gutya. Hano ni akantu wandikamo ibintu bitandukanye. Rero turakifashisha mu gukopiya ya malinki tuyazana tuyapestingamo. Okay, numara kubona karimo urasubira inyuma uvuga utoke ndashaka gushyiramo TikTok, nshyiremo YouTube, nshyiremo Instagram, nshyiremo Facebook. Okay, turahera ku ya mbere. Tugiye kubanza dushake linki ya TikTok yacu. Kugira ngo ubone linki ya TikTok yawe, uraza ukabanza ugafungura TikTok account yawe, hanyuma ukakora ibi ngiye kukwereka. Assalamu alaikum shariko. Okay, ugakora ibi ngiye kukwereka. Uraza ukaza hano kuri profile yawe ugakandaho gutya. Okay, ugakandaho gutya, kaza hano kuri profile yawe. Iyo ugeze hano rero kugira ngo copy link ya ntuze ya TikTok yawe, uraza ugakanda hano kuri share profile hano. Hanyuma share profile iyo hakanze uhituza ugakanda hano handitse copy link hano ahangaha, ugakopiya link. Iyo hakanze bahita bakubwira hano hejuru ko link baye copied. Hanyuma ugahituza ukaza muri ka kantu ka notebook ka kandi twavuze twahereyeho tureba guys. Tujyana akantu ku kandi akangaka ukagafungura kugira ngo utaza kubura amalinki yawe. Hanyuma ukaza ukadinga note ukandika muti cyase ugakora paste ya link ukopiye. Okay, ya link ukopiye urabona ko ihise iza hano ariyo iyi ngiyi. Bivuze ngo link ya TikTok yacu yamaze kugera ahangaha. Okay, hanyuma ukongera ugakanda hano hejuru, ugakanda V, ugasubira inyuma, ukaza hano ukavuga ati none ngiye gushyiramo link ya Instagram.
none ndashaka no kuza kubihuza na Instagram yanjye ku buryo TikTok YouTube channel yanjye iza kuba ifiteho na link ya YouTube ya Instagram yanjye kugira ngo copy link ya Instagram guys mbasaba nimba ukoresha Instagram ugende following kabisa nimba nkunda uhita none naho ugakanda hano kuri share gutya kuri share profile gutya hano naho gahita ugakanda hano handitse copy link ho gato ugakanda hano handitse copy link barakubwira ngo link copied ugasubira inyuma naho ukaza muri ka kantu ka notebook ukongera ugapastingamo notebook ugapastingamo ya link yawe ya Instagram hano usiga kanya ariko wibuka neza ugiye gukopia ko nta kanya undaza kubibereka uwo turi bubane kuva kuri video kugera irangiye ukongera ugakopiamo Instagram link warangiza ukongera ugasubira inyuma ukavuga uti okay ndashaka no kubihuza na Facebook ukaza kuri Facebook yawe gutya niko n'izindi social media zose washaka gushyiraho ubikora turasubira inyuma hano kuri Facebook nimba naho utamfollowinga ugende unfollowinge ukanda hano kuri profile yawe hano kugira ngo copy link gutya iyo ukanzeho gutya uhita ugakanda hano nanone ku izina ryawe ugakandaho gutya guys niba utarakora subscribe yikore nta kintu byagutwara hanyuma video ntizikagucike niba iyi video hari kigufashe kora like uyisharinge bagenzi bawe uku kwezi ndashaka kugira share nyinshi cyane hanyuma ukaza ugakanda kuri utu tudomo dutatu turahanga iyo dukanzeho gutya uraza hano munsi hano handitse your profile you kanzeho gutya ngo gutya gusa bahita bakubwira link copied no kuvuga ngo link ya Facebook yawe nayo ibaye copied ukagaruka ukayishyira muri ya notebook nayo hano okay hano ukayishyira hano muri ya notebook nayo ukayipastingamo izi ni social media eshatu tumaze kubona hano ni urugero ruto dukoresheje ni ukuvuga ngo ubu nonaha umaze kubona ukuntu wakopia link ya TikTok ya Instagram ni ya Facebook none rero tugiye kureba ngo noneho turaza kuzihuza na YouTube channel yacu gute guys niyo step tugiye gukurikizaho turayikurikizaho gute urongera ufunge ibi bintu gutya as usual hanyuma usubira inyuma uze hano uze kuri uze ufate iyi ntuze YouTube studio yawe uyikuremo mbibutsa neza ko iyo utayikuyemo iyo ugiye kwinjiramo barakubwira ngo bahita bakudirectinga kuri iyi app kandi iyi app ntago ibikora hanyuma imaze kuyikuramo gutya imaze kuvamo uraza ugafungura browser ukoresha nishimira abantu bagenda ibitekerezo bitandukanye by'ukuntu nabereka neza iyi video nishimira n'umuntu wambwiye ati yuvuze uti youtube.com/studio nago tubyumva neza atujye byandika hanyuma hano ndaza iyo umaze gufungura Chrome yawe uraza ugahita wandika cyase browser yawe uri gukoresha ariyo yose uraza ukandikamo eshatu youtube.com gutya /studio gutya aka kantu mukitegereze neza niko uwo muntu yambwiye ati nago tujya tukumva neza ati uzajye ukandika neza tukabone ndizera ko umuntu wese yamaze kukabona none bimaze kukandika ukanda enter ubundi ukinjiramo iyo umaze kwinjiramo gutya guys hano ho mumaze kubigira nk'akamenyero kuko benshi murabizi ikintu kigorana no gutangira ariko niba ari ubwa mbere ubonye iyi video guys nawe wageze mu muryango mwiza tuguhaye ikaze ikintu ukora rero uraza ukazuminga ukaza ugakanda kuri utu tudomo dutatu kugira ngo ufate telefone yawe yihindure nk'imashini ukanda kuri utu tudomo dutatu hanyuma ukaza ugafungura aka kantu wowe kaba kari open ukaza kongera ukakavivura impamvu nka kavivure nonaha reka tukavivure urebe iyo umaze rero kukavivura gutya
iyo umaze kukavivura gutya telefone yawe ibihindutse nk'imashini. Hanyuma ukaza ukatureye ko twakavivuye, urabona ko kafungutse bimeze neza cyane. Ubu tayari telefone yawe yahindutse nka laptop cyangwa desktop. Ikintu rero uhita ukora, uhita uza ukaza hano kuri iyi profile yawe, ugakanda hano kuri iyi profile ya, hanyuma kubera ko amalink nshaka kuyashyira kuri kuri Gatari Fred, ndaza as usual nkande kuri switch account kugira ngo nshyire kuri Gatari Fred. Hano ni uhindurira, nimba ufite ama YouTube channel menshi ukanda kuri YouTube channel, hano kuri switch account ugahita uza ku ma YouTube channel ufite, hanyuma ugakanda kuyo ushaka. Guys, nawe nugira igitekerezo cyangwa ikibazo wibaza uzajya ukimbwira muri comment, ubundi nze ngusubize. Hanyuma ariko nimba na video igufashije, jya wibuka ubyandike muri comment. Hanyuma rero ukuntu hano hita ubigira, uraza iyo umaze kujya muri channel ushaka, uraza ugakanda hano kuri profile yawe gutya, ugakanda hano kuri YouTube Studio, cyangwa se hari haba handitse Creator Studio gutya. Iyo hakanze tayari uba winjiye muri Creator Studio cyangwa YouTube Studio nk'uri gukoresha imashini. Guys, ikibazo ugomba kuba ufite cyose ugomba kuba ukimaze, kuko ndi hano ku bwanyu. Hanyuma abantu badasharinga baba badutenguha cyane, abantu badakanda like baba badutenguha cyane. Hano ndaza no gusubiza ibibazo byinshi bitandukanye. Ikintu rero hano uhita ukora, uhita uza hano munsi, uhita uza hano kuri utu tuntu turi hano, utu tuntu ahangaha niho ukorera akazi tugiye gukora kose ko guhuza social medias zawe na YouTube channel yawe. Hanyuma rero hari aka kantu kariho utuntu tumeze nk'utunyenyeri, nako bita customize, niko uhita ukanda. Uyu gakanzo bita byiyandikaho, urabona ko hano munsi hiyanditse customize. Ako kantu kari utunyenyeri niko uhita ukandaho. Aka rero abantu babonye za settings 5 twakoze kuri YouTube zigufasha ko YouTube channel yawe igaragara kuruta izindi, nkuko ujya ubona usacinga Gatari Fred ugahita umbona. Aka kantu nako karafasha cyane. Noneho rero iyo ukagezeho niho uhita uza hano hejuru, umaze gukanda kuri customize niho uhita uza hano hejuru handitse hari layout, branding and basic info. No kuvuga ngo ushobora gukanda hano kuri branding, ugakanda kuri basic info n'ahandi. Ariko twe kuko turiho dushaka gushyira ama links kuri nuze kuri YouTube channel yacu, urakanda hano handitse basic info, ariho uza kumanuka hano ukaza hano handitse add link. Wowe kubera ko nta link nimwe uri buze kuba ufite hano, urasanga iyi TikTok nta iriho, n'iki cyose nta kiriho, ahubwo hariho add link. No kuvuga kubera ko giye mfiteho TikTok, okay, kubera ko mfiteho TikTok njyewe ukuvuga ngo reka nze mbereke ukuntu wowe uhita ukanda aho hantu handitse add link. Ni ukuvuga ngo uyu kanze kuri add link hahita haza rero akandi ka box. Wowe gikanda kuri add link uhita ubona akazu ka box kakazana, ukavuga uti okay, noneho ni Instagram nshaka gushyiramo, ugahita ubyandikaho uti Instagram gutya. Iyo byanditseho rero hano bahita bagusaba gushyiramo link yawe ya Instagram. Guys, tujyane hano handitse URL, hano ni wongereramo link ya Instagram yawe. Kuyibona wibuka hano twayipostingiye, uhita uzugakanda kuri iyi buto kugira ngo utabikupa. Hano kuri iyi buto ya home ukabikuramo gutya, ugahita ujya muri ya notebook yawe handi wakopiye ya link ya Instagram gutya, ukaza link ya Instagram dufite ni iyi ngiyi, uhita uza ukayikopiyamo hano, ukayiselectinga. Waba wayikopiye hano, waba wajya no kuri Instagram yawe ukayikopiya direct, wakora icyo ushaka gutya.
biterwa n'icyo ushaka gutya, ariko mu buryo bwo kwirinda kubura connection mu gihe uri gukora ibi bintu, wenda wajya kuri Instagram ntifunguke, wajya kuri TikTok ntifunguke, ukirinda ibyo bintu byo kubura connection. Niyo mpamvu ukoresha iyi notebook, kubera ko yo ntabwo igusaba connection. Hanyuma ugakanda copy, ugakanda copy gutya, iyi link yawe ukayikopiya ya Instagram, ukongera ugakanda kuri home, ugakupa, ugasubira inyuma kuri ya Chrome yawe cyangwa ya browser uriho ukoresha. Gutya uhita usanga ya link ikihari gutya, bakakubwira ngo paste link, ugakandamo gutya, ukaguma ufashe, ugakora paste. iyo pastinze rero link yawe ihita yinjiramo nk'uko ubibona yagiyemo. Okay, noneho ukavuga utoke link ya Instagram imaze kujyaho, noneho kanongereho link ya Facebook. Guys, iyi video nimba ubona hari ikintu igufasha guys, tujye tureka ibintu byo kugira gute gutekereza ku bintu byinshi, kandi subscribe, ufungura inzogera kugira ngo nijya shyiraho video igigira gute notification izajya ihita ikugeraho. Hanyuma ugakanda add link, nanone ukavuga utoke ngiye gushyiramo Facebook gutya. None urabona ko naho hano hirya baguhaho gushyira link, urongera ukupe, wongere usubire kuri ya notebook yawe gutya, wongere ukopie ya link yawe ya Facebook iriyo. Okay, mbibutsa neza ko ugomba kuyikopiya neza witonze ku buryo udasigama akantu kakanya gutya iyi imeze, ku buryo udasigama akantu kakanya. Iyo ushyizemo akantu katariko cyangwa ukandika akantu katariko, birangira ugize gute ushyizemo ya link ntikore. Wirinde iryo kosa ryo ko waramuka ugize gute wasigama akanya cyangwa ukandikamo akandi kantu muri ya link yawe. Ugomba kuyiterura ukwiri. Nubona gutya gupestinga gukopiya muri notebook bikugora, wizeye connection ufite, uze gukoresha buriya buryo nakweretse bwo gukopiya link kuri Facebook, kuri Instagram n'ahandi, hanyuma ariho uyikopiya utiri uca ku ruhande. Ariko nuza kubona utizeye connection yawe, uze gukoresha uburyo bwo kuyipestinga muri notebook. Hanyuma nukuvuga ngo tumaze gushyiramo Instagram, dushyiramo TikTok, YouTube, bambe Facebook. Hanyuma kubera ko ngi hari hasanzwemo TikTok, urabona ko nayo irimo. Noneho wowe bite na platforms zose ushaka gushyiraho, wowe uragenda ubikora kuriya, hanyuma uze kugira gute, uze gukoresha buriya buryo uzizane nazo uzipestingemo hano. Mbibutsa ko ushobora gushyiramo links nyinshi cyane. Hanyuma rero numara kubipestingamo hano, uraza as usual usubire hano hejuru urebe neza, niba uze kwitonda cyane ku ma link kugira ngo uze gusanga link zawe zimeze nkuko wagize gute waziteguye. Hanyuma uraza kandi hano handitse publish gutya. Ubu ngubu ukanze ko guys, nimba nawe ukanze publish, kora subscribe, kanda like, kanda shyiramo comment nimba video igufashije, ufungura inzogera kugira ngo ntibikagire gute ntihakagire video igucika. Imaze ukanda publish tayari uba ubisoje birangiye. Ikintu rero tugiye gukora, tugiye gucekinga ko aya link yagiye kuri YouTube channel yacu. Bifata makanya gatoya kubera ko baba bagicekinga ko ayo link aririyo, hanyuma bakayita baya publishinga. Kugira ngo birebe ko ariho, uraza ugakanda hano kuri profile yawe gutya, hano handitse you hano munsi, hanyuma ukaza ugakanda hano kuri ntuze view channel gutya. Ariko mwe muraza guhita mubibona niba zagiyeho izange. Hanyuma ukaza ugakanda sorry ho gato, ukaza ugakanda hano handitse, nukuvuga hari ukanze hano ku malinki, ukanze hano kuri link gutya, zita ziza zikilistinga hano. Urabona ko zamaze kugeraho tayari. Links ngizi zimwe twashyizeho zose zamaze kugeraho. Noneho yo ushaka kuzireba neza, nanone ukanda hano kuri channel yawe kuri description. Tayari urabona ko ama links yamaze kugeraho, ngiyi Facebook, ngiyi Instagram, ngiyi TikTok. Kugira ngo wemere ko bikora, nimba nshaka kujya umuntu ari kuri about channel yanjye agakanda urugero nko kuri nuze, nko kuri iyi
Instagram cyangwa se kuri TikTok, reka dufate urugero ko nakanda kuri TikTok, urebe uburyo bikorohereza kuba wafata abantu bawe bari kuri YouTube bakaba byaborohera kujya kuri TikTok yawe cyangwa Instagram cyangwa Facebook. Nidukanda kuri iyi TikTok link, nuko bibona ihita direct yihuta cyane ikajyana uwo muntu kuri TikTok yawe, bikaba byamworera kugufollowinga, bikaba byamworohera kukureba, akagwa views, akagwa like n'ibindi. Guys, ubu nibwo buryo bwonyine bwizewe ushobora kuba wakoresha ukabona icyo bita guhuza TikTok ya YouTube channel yawe n'andi link yawe bikakora. Urabona ko umuntu ahise atunga kuri link ya kuri channel account yawe ya TikTok n'ahandi hose. Guys, jewe ndasoje. Nimba wishimiye video kanda like, kanda shyiramo comment, kora subscribe, sharing video ku bantu bawe, ubundi tujye duhura. Guys, ndabakunda, be blessed. Let's meet in the next video. Love you more.